hagati y'umwaka w'1347 n'1350. Mu myaka 3 yonyine hari indwara yari igiye gukuraho Uburayi ngo buveho abaturage babutuye bapfe bashireho. Indwara yishe hagati ya 30 na 50% by'abanyaburayi. Niyo ndwara yabayeho ituma umubare munini w'abantu batekereza ko icyo cyari igihe bise imperuka, igihe cya nyuma ku isi. Undi mubare w'abantu batekereje ko Imana itabaho ndetse ko n'iyobokamana ari ikinyoma. Hari undi mubare w'abantu batekereje ko cyari igihano cy'Imana. Niyo ndwara yahinduye amateka y'imibanire mu Burayi, ihindura isano y'umutware n'umugaragu. Abatware bamenya ko abagaragu nabo bafite agaciro, ndetse henshi abari abagaragu bahinduka abatware kubera ko abatware indwara yari yarabamaze. Bitekerezwa ko iyi ndwara iri mu byatumye Uburayi butera imbere. Peste noire, hari abantu bavuga ko ari ubushita mu Kinyarwanda. Usibye kuyita peste noire, banayise la mort noire, urupfu rw'umukara, black death. Hari ibindi byorezo byahitanye amamiliyoni y'abantu mu isi ariko bikabahitana mu gihe kirekire nka sida. Hakaba n'ibindi byorezo byahitanye abantu benshi mu gihe gito nk'ibicurane bya Espagne. Ariko icyorezo cyahitanye abantu benshi mu gihe gito kandi kikandikwaho inyandiko nyinshi ni peste noire, ubushita. Babara ko mu myaka 3 yonyine iyi ndwara yishe abantu bari hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 200 muri Aziya no mu Burayi. Reka tubivugeho. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Kuva mu 1347 kugera mu 1350 ni imyaka 3. Imyaka 3 isa n'iyapfukamishije abantu bose bari batuye Uburayi na Aziya. Bisa naho bose bibonaga ku marembo y'iherezo rya byose. Abari bariho bose icyo gihe byasaga naho buri munsi babyuka bategereje urupfu rutazatinda. Hose umubare w'abapfaga warutaga kure umubare w'amarimbi. Ni kimwe mu bihe abantu bakibayemo bemeye ko iby'iyobokamana ryigishaga by'uko hazabaho umunsi w'imperuka byari ukuri. Isi yari yaratakaje icyizere, bisa naho Imana yabibagiwe. Munyumve mwese, nzatembesha amarira mu maso yanyu. Nta muntu n'umwe uzarokoka. Ibihumbi by'imyambi yuzuyemo uburozi bizabituraho. Ubushyuhe n'umuriro bizarya bibwira ko bakomeye muri mwe. Indwara zidakira zizabikubitaho nk'inkuba, kubera ko Uhoraho yaravuze ati, naremye umuntu kandi vuba aha nzamurimbura mukure ku isi. Ibi nibyo batekerezaga ko Imana irimo gukora. Kuva mu Butaliyani kugera muri Irlande, Uburayi bwatakaje hafi 1/2 cy'abaturage babwo. Ubuvuzi bwari bugezweho icyo gihe ntacyo bwari bugishoboye gukorera abarwayi. Antichrist, iherezo ry'isi, igihano cy'Imana ku batuye isi n'ibindi byinshi nibyo byatangiye gushakishwa nk'impamvu bihwihwiswa hirya no hino. Ibimeze nk'ibibyimba byitwa ganglion, hari ababyita ibiswaganga, cyane cyane ahagana ku ijosi, mu kwaha, gukorora cyane rimwe na rimwe ugacira amaraso menshi, kubabara mu gatuza no kugira ubuheri bwinshi bw'umukara ku mubiri rimwe buvamo ibisebe ni bimwe mu bimenyetso bya peste noire. Babanje kuyita le mal noir cyangwa se ikibi cyirabura kubera ko abantu barwaraga ubuheri bw'umukara bwuzuye uruhu. Ibyo tugiye kuvuga muri iki kiganiro byose ni inyandiko zanditswe na bamwe mu banditsi barokotse iyi ndwara. Abanditsi, abaganga, abanyamategeko, abapadiri, bose babaye abahamya b'uru rupfu. Ni kimwe mu biza bikomeye byabayeho mu mateka y'Uburayi. Hagati mu kinyejana cya 14, ubwo ni nko mu 1350, Uburayi bwari butuwe n'abaturage benshi bari abakozi, kandi iterambere ryariho icyo gihe byatumaga bagenda cyane. Bakoraga ibikorwa bituma bataba hamwe, bagahora batembera. Hariho abacuruzi ndetse n'abakoraga ibikorwa by'iyobokamana bahoraga basura ahantu hatagatifu, hakabaho abasirikare nabo bahoraga bagenda. Mu mihanda hahoraga abantu bava mu mijyi imwe bajya mu yindi. Imijyi n'ibyambu byo mu majyaruguru y'Ubutaliyani byari mu mijyi yari ikize cyane kandi ihoramo abantu benshi mu Burayi bwose. Nk'umujyi wa Florence wari utuwe n'abaturage barenga 100,000, bari batuye mu buryo bari bameze nk'igisasu cyenda guturika mu birebana n'icyorezo. Babanaga mu buryo bwakorohereza indwara iyo ari yo yose yandura gukubura uwo mujyi, gukorakoranaho hagati y'abaguzi n'abacuruzi, abatware n'abagaragu,
abakire n'abakene. Nicyo cyarangaga aba Florentin cyangwa se abari batuye Florence. William Nafi yanditse igitabo kuri iyi ndwara ya peste noire. Igitabo cye cyitwa La peste noire, la grande peur et épidémie. Abaturage bari benshi kandi imijyi yari minini cyane kandi ituwe n'abantu benshi. Yari imijyi yuzuyemo ubukungu ku buryo yakururaga abantu ruvunganzoka. Hari ahantu h'inzozi ku cyorezo icyo ari cyo cyose. Nubwo isi yari ituwe n'abantu bake ugereranije n'uyu munsi, ariko iki gihe imijyi myinshi mu Butaliyani yari imeze nka Tokyo. Tokyo, umurwa mukuru w'Ubuyapani, hamwe n'abaturage miliyoni 38, niwo mujyi utuwe n'abantu benshi mu isi. Hari igihe mu nzira nta mahitamo uba ufite usibye kugenda ukorakoranaho n'abantu. Nta bantu bigeze bahuriza ku nkomoko y'iyi ndwara iterwa n'agakoko kitwa Yersinia pestis. Gusa ikiza, abaturage bavuze ko bayizaniwe n'abantu bakoraga akazi gafitanye ihuriro n'amazi y'inyanja y'umukara, mer Noire. Aba ngo nibo bazanye aka gakoko mu maraso yabo. Icyaduka, abaturage ntibari bazi ko iyi ndwara baje kwita peste noire yari igiye kugerageza gukuraho ubuzima bwose. Haba umuryango mugari, haba umuryango usanzwe w'ingo, haba iyobokamana ndetse n'umurimo. Ahitwa Piacenza hari umunyamategeko witwaga Gabriel Domusis. Niwe wabanje kwandika uko byagenze iyi ndwara icyaduka. Nsunikiwe kwandika ibyabaye hano urupfu rw'umukara rucyaduka. Buri mujyi, buri cyaro na buri rugo rwabaga rwiteguye kwandura icyo cyorezo. Iyo umuntu yabaga yafashwe n'iyo ndwara, byabaga bisobanuye ko ayikwirakwiza mu muryango we wose. Abavaga gushyingura ababo babaga bizeye ko batazatinda kubakurikira. Byasaga naho urupfu rwinjiriraga mu madirishya y'amazu yacu. Mu mijyi no mu byaro, abarokotse bahoraga baririra ababo babasize. Ubutaliyani nibwo bwabaye ubwa mbere mu kwibasirwa, ariko nta muntu n'umwe wari warigeze atekereza ko indwara ikomeye gutya yakwirakwira nk'uko umukungu gukwirakwira ahantu. Abantu batangiraga bafite umuriro n'ibimenyetso nk'iby'ibicurane, nyuma bagatangira kuruka. Ku ijosi, mu kwaha no mu mayasha hakaza ibyitwa ganglion. Imbere mu ruhu baviragamo imbere, uruhu rwabo rukijima cyangwa se ukabona bajya kuba ubururu. Urupfu rwabatwaraga nyuma y'icyumweru umurwayi abayeho gutya. Rugaterwa nuko ibihaha byabaga byamaze kuzura amaraso, umuntu agapfa urupfu nk'uruterwa n'umusonga. Mu mezi 3 yonyine 20% by'abataliyani bari baramaze gupfa. Nta muntu n'umwe wari ufite igitekerezo cy'umuti w'iyo ndwara. Abaganga benshi bari baratangiye kugerageza ibitazashoboka. Gentile da Foligno yari umwe mu baganga b'abahanga b'icyo gihe. Yari umuganga mukuru muri kaminuza ya Pérouse. Iyi ndwara, iki cyorezo cyangwa irindi zina ryose washaka kuyiha, niyo ndwara mbi kurenza izindi zose twabonye. Kuva umuntu yabaho ntabwo yigeze aba umuhamya w'indwara nk'iyi. Icyateye indwara n'uburozi buturuka mu mutima no mu bihaha. Umuganga nkanjye ntabwo yakora ibitangaza, ariko ngomba gusuzuma ibimenyetso by'iyi ndwara no kugerageza kuyibonera umuti. Abari abakire icyo gihe bari biteguye kwishyura ikiguzi icyo ari cyo cyose ngo babone ubuvuzi. Gentile yabagiriye inama yo kurya imboga kandi bakajya baryamira urubavu rw'iburyo bakarusimburanya n'urw'ibumoso kugira ngo barondereze ubushyuhe bwo mu mwijima. Kubabaga bagaragaza ibimenyetso byinshi by'iyi ndwara, yabagiraga inama yo kurya umutsima ukozwe mu ruvange rw'amakakama y'ibiti cyangwa se ibyo bita mariragege, bakayavanga n'agafu k'imizi y'igiti cyitwa lys blanc, bakanashyiramo agafu k'umwanda wo mu musarani. Nibyo ibyo utekereza nibyo, ntabwo byumvikana neza, nta nubwo bishimishije, ariko Gentile yabategetse ko muri uyu muti bajya bavangamo agafu k'amazirantoki. Peter Murray Jones ni umushakashatsi ku buvuzi bwa kera, azi impamvu bakoraga ibi. Bwari uburyo bwo gukoresha umubiri w'umuntu kugira ngo ubwawo wivure. Batekerezaga ko amaraso, amazirantoki y'umuntu n'ay'izindi nyamaswa nyuma yo kuvangwa no kubikwa ahantu igihe runaka byashoboraga gutanga umuti w'igitangaza. Uyu wari umuti gakondo, ariko nta kintu na kimwe wigeze ukora kuri iyi ndwara. Umuti wa Gentile da Foligno waratsinzwe imbere y'iyi ndwara, byarangiye ntacyo yikozeho. Ku itariki ya 18 y'ukwa gatandatu mu 1348, iyi ndwara yongeye Dr Gentile wagerageje kuyirwanya ku rutonde rw'abo yahitanye. Byari bimaze kugaragara ko nta muti w'indwara wari uhari.
icyo abantu bari basigaranye ko ari ukwizera Imana. Ibi ngibi bakabigeraho banyuze muri Kiliziya Gatolika. Kiliziya niwe mucunguzi wari usigaye ahanzwe amaso. Umunyamategeko Gabriel Domusis yarongeye arandika, iyo urugo rwabonekagamo umurwayi ntawamwegeraga, abamukundaga bose bamuririraga bamwihishe. Nta muganga washoboraga kuza. Umupadiri yamuhaga amasakaramentu ya nyuma atengurwa kubera ubwoba. Nta muntu n'umwe wari uzi icyo gukora cyangwa se kuvuga. Aha niho abantu baboneye ko iyobokamana rishobora kuba rikora byose usibye kurinda abantu urupfu. Abapadiri benshi bari bararebye urupfu mu maso inshuro nyinshi, batanga amasakaramentu ya nyuma batangiye gupfa ku bwinshi. I Piacenza 60% by'abapadiri bari baramaze gupfa. Ku bwoba hiyongeragaho ubujiji. Bamwe batekerezaga ko indwara yandurira mu kurebana gusa. Batekerezaga ko guhuza amaso n'umurwayi wayo byonyine bihagije ngo ihite igufata kandi igahita ikwica. Abandi banatekerezaga ko byonyine kuyitekerezaho bituma ihita igufata. Umwanditsi Boccace wo mu mujyi wa Florence we yavuze ko ari we muhamya urusha abandi bose kumenya peste noire. Icyorezo kitagira ibara n'ikigira izina cyituye hejuru y'abagabo n'abagore muri Florence. Ni icyorezo cyatumye umuvandimwe asiga umuvandimwe we, umukobwa agasiga murumuna we, umugabo agasiga umwishywa we, ariko cyane cyane umugore agasiga uwo bashakanye. Ikibabaje cyane kandi kigoye kwiyumvisha ni abapapa n'abamama batifuzaga kureba no kwita ku bana babo bafashwe n'iyi ndwara, ahubwo bakabareba nk'inyamaswa zishobora kubagirira nabi. Hafi buri wese yamaze kwinjirwa n'iyo migirire y'ubunyamahanga yo kwirinda kugira aho ahurira n'umurwayi cyangwa kugira aho ahurira n'ikintu cyakozweho n'umurwayi. Mu gukora ibyo, abantu batekerezaga ko bazacika iyo ndwara. Abantu bo mu 1348 bari baramaze kwemera ko ibyo byari birimo kuba byari imperuka. Uko ubuzima bwahoze byahise bihagarara. Nta muntu wasubiye mu murima gusarura cyangwa se guhinga. Amatungo bayarekeye mu nzuri no mu gasozi. Mu mujyi wa Siena ho n'inkiko zarafunze. Abacamanza ntibari bagica imanza. Ibikorwa byose byo mu mujyi byarahagaze, imijyi itangira guhinduka amatongo. Isuku yahise irekeraho kubaho, kandi kubera ko abantu bapfaga ari ibinyejana buri munsi, imirambo yabuze abayishyingura. Kubera ko nta wari ukijya mu kazi, ku cyorezo hiyongereyeho inzara. Muri uyu mujyi wacu washegeshwe n'ikibi, amategeko yose yashyizweho n'abantu cyangwa se abahagarariye Imana ku isi. Nta wari ukiyubahiriza kubera ko nk'abandi baturage bose basanzwe, abapadiri n'abanyamategeko bose bari barapfuye, cyangwa se bakaba bararembye cyangwa se barahunganye n'imiryango yabo. Buri wese yashoboraga gukora ibyo ashaka ntawe umureba igitsure. Mu isi isa naho Imana yikuyeho amaso, ntawe bagifite icyizere cyo kurokoka. Abantu bose baba bitwara nk'aho bazapfa ejo. Hari abatekerezaga ko kwirinda kuzafatwa n'iyo ndwara ari ukwishimisha bihagije. Bahazaga amarangamutima n'amapfa yabo yose nta kwifata. Abo bamaraga amajoro n'amanywa bakora ibyahoze byitwa ikibi. Banywaga ibisindisha kurusha ikindi gihe cyose cyabayeho. Binjiraga mu mazu yose bifuza bakahatura nk'aho ari iwabo. Abaturage benshi bari barataye ingo zabo, abandi barapfuye. Izo ngo zigahinduka umutungo rusange, maze buri wese akazituramo nta nkomyi. Mu mpeshyi yo mu 1348 mu mujyi wa Venise honyine habarwaga abantu 90,000 bapfuye. I Florence ho 1/2 cy'abaturage bari barapfuye. Buri munsi na buri saha muri za kiliziya hajyanwagamo imirambo, kuko amarimbi yari yaruzuye. Nibwo hadutse igitekerezo cyo gucukura imva rusange, abantu bagashyingurwamo ari ibihumbi. Mu mujyi wa Sienne hari kiliziya izwi cyane, Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption cyangwa se Santa Maria Assunta. Ahangaha bari barahacukuye ibyobo bajugunyagamo ibihumbi by'imirambo. Abahajugunywe na n'ubu baracyaharuhukiye. I Milan ho ubwinshi bwo kwandura bwatumye havuka amategeko mashya. Abategetsi muri leta bashyizeho ibihano ku rugo rwose bizajya bimenyekana ko rucumbikiye umurwayi wa peste noire. Aha buri wese yari yaramaze kwemera ko iki ngiki ari igihano cy'uhoraho.
imaze gushegesha Ubutaliyani ahagana mu mpera z'1348 yari imaze kugera mu majyepfo y'Ubufaransa. Byari bimaze kugaragara ko iyi ndwara inyura mu nzira z'ubucuruzi. Abataliyani bari abacuruzi bakomeye mu Burayi. Uko bajyaga kurangura no gucuruza mu bindi bihugu, ku bicuruzwa bajyanye hiyongeragaho na peste noire. Mu mezi yakurikiyeho indwara yari igeze muri Kiliziya, ituma havuka uburyo bushya bwo kwicuza ibyaha. Nk'aho ibi bidahagije, yatumye havuka ubwoko bushya bw'urwango. Iyi ndwara yageze ahitwa Avignon mu Bufaransa. Muri iyi myaka Avignon niyo yari icyicaro gikuru cya Papa, yari umurwa mukuru wa Kiliziya. Aha niho Papa Clement wa gatandatu n'abamwungirije babaga. Ingoro ya Papa yanasaga naho ari yo mutima w'umujyi. Abakoraga mu ngoro ya Papa bonyine bari hagati ya 600 na 700. N'abategetsi benshi muri leta babaga hafi aho ngaho. Papa niwe wari ijwi ry'Imana muri iyi si. Gusa muri iki gihe ingoro ye yari yuzuye ibihuha nk'ibyo mu yandi makartier yose asanzwe. Buri wese yumvaga ko ubukristu ari bwo buzamurokora. Mu ngoro ya Papa, Louis Aelgen wari umufilozofe akaba n'umunyamuziki, yanditse uburyo icyorezo cyageze ku cyicaro gihagarariye Imana ku isi. Intara yose yamaze kwandura iryo shyano. Uyu munsi ntabwo tukirya amafi avuye mu nyanja. Buri wese atekereza ko yamaze kwanduzwa n'umwuka wanduye iyo ndwara. Turatekereza ko inkengero z'inyanja zose zamaze kwanduzwa n'umwuka watwawe n'umuyaga uva mu bice byashegeshwe n'icyorezo. Buri munsi urupfu rutwara ibihumbi by'abantu. Ikibazo natwe twibaza ni, ese ni Imana yabishatse? Yari umwanditsi akaba n'intiti y'icyo gihe, ariko kimwe n'abandi benshi yemeraga ko peste noire ishobora kwandurira mu muyaga kandi ko yazanywe n'uburakari bw'Imana kubera kwigomeka kw'abantu. Bwari ubwa mbere abemera batangira gushidikanya ku kwemera kwabo. Papa yahise atangaza ko amasengesho no kwicuza ibyaha ari byo bifungura inzira y'agakiza bikanarokora abantu icyo cyorezo. Yahise anategeka ko hashakwa andi marimbi kubera ko ayandi yari yaruzuye. Yatanze uruzi rwa Rhône ngo bajye bajugunyamo imirambo. Mu mujyi wa Avignon bahashyinguye abantu 11,000 mu byumweru 6 byonyine. Uyu mujyi watakaje 1/3 cy'abakardinale na 1/2 cy'abaturage. Avignon, umurwa mukuru w'ubukristo, ntabwo wigeze urokorwa. Kiliziya iki gihe yaba yaratereranye abayoboke bayo? Hari ababitekereza uko nguko. Hahise havuka abahezanguni b'abarayiki bitwaga abaflagella. Aba nibo batangije ibyo kwamagana ububasha bwa Kiliziya itarashoboye gutabara abantu. Ubundi flagelle ni ugukubita umuntu byo kumubabaza ukanamukomeretsa. Abaflagellant bari abantu bazengurukaga imijyi yose bakubitana hagati yabo, buri umwe akubita uwundi, bagakubitana bya bindi bya nyabyo byo gukomeretsanya no kuvusha amaraso menshi cyane. Ubu bwari uburyo bwa nyuma bushoboka bwo kwicuza, aho wicuza yibabazaga nk'uko umukiza yatubabarijwe igorogota. Robert Hesbury ni umwe mu bakurikiranye cyane ubu buryo bwo kwicuza. Nyuma yo kubireba yaranditse, buri muflagella yabaga yambaye ikigofero gipfutse isura, kiriho umusaraba utukura, afite inkoni ifite amashami 3. Kuri buri shami habaga hariho ipfundo rihambiriye cyane kandi rityaye nk'urwembe. Bagendaga bavuga amasengesho n'ibisabisho. Buri wese agakubita mugenzi w'inkoni nyinshi. Bakabikora basimburana ku migongo yambaye ubusa yuzuye amaraso. Bakomeretsanyaga ku buryo basiga amaraso yabo ku bikuta by'amazu. Ku bantu b'icyo gihe iyi ngiyi yari isura igomba kubibutsa Yezu wavuye amaraso nk'ayo kubera ibyaha byacu. Nyagasani, duciye bugufi, dore tuniganya umubabaro wawe, ariko dukiza iki kibi. Iki gikombe cyitwa peste noire nibishoboka kiturenge. Cyari cyo gikorwa cya nyuma cyo gukora mu kugerageza kwikuraho icyago. Gusa Kiliziya yarwanije iki gikorwa kubera ko cyari kiyobowe n'abalayiki. Cyari igikorwa cyakabaye cya Kiliziya, ariko ntabwo cyari kiyobowe n'abapadiri. Mu bihe nk'ibyo bikomeye birasa naho Kiliziya itari yiteguye kubona umuryango mushya w'iyobokamana uvuka hakagira abantu bawukurikira. Iyobokamana ryari mu nshingano za Kiliziya na leta. Nta wundi wagombaga kubyivangamo.
Gusa abaflagellant nabo ntabwo bazanye imyemerere gusa, bazengurukaga imijyi yose bakora ibikorwa byo kwibabaza, ari nako bakwirakwiza icyorezo. Nyuma y'amezi make y'ibyago nk'ibi, Avignon yari umurwa mukuru w'imyemerere ya Gikristu, yari imaze guhinduka umujyi umeze nka Baringa. Wari wuzuye amatongo, abantu barawushizemo bapfa cyangwa se bahunga. Mu kugerageza gucika urupfu, Papa Clement wa gatandatu yashatse umuganga wari ukiri muto ariko w'umuhanga cyane witwaga Guy de Chauliac. Uyu niwe wahise w'umuganga wihariye wa nyir'ubutungane. Louis Halligen yarongeye arandika, Peste noire yari indwara y'urukozasoni ku baganga b'icyo gihe. Ntacyo bashoboraga kuyikoraho, babaga bafite ubwoba bwo kwandura bakanga guhura n'abarwayi. N'abageragezaga kubavura ntabwo babigeragaho, kandi ntibari bagihembwa. Ku ndwara zimwe na zimwe, siyansi yari yarashoboye kubona umuti w'ukuri. Ariko kuri iyi, siyansi nayo ubwayo yasaga n'iyapfukamishijwe. Papa yahisemo Chauliac kubera ko Chauliac yari yarigaragaje nk'umuganga w'umuhanga koko. Yigeze kwandura iyi ndwara, maze nyuma y'ibyumweru 6 arayivura. Uyu niwe wabwiye Papa ko iyi ndwara yandurira mu gukoranaho n'uyirwaye. Kugira ngo uhangane n'iki kibi, igisubizo cy'ingenzi ni ukuva muri aka gace utarandura, ukayungurura amaraso kandi ugakomeza umutima wawe urya imbuto n'ibyo kurya bihumura neza, kandi ugasukura ibiri mu mwuka ukoresheje umuriro. Papa Clement wa gatandatu yakurikije izi nama, maze yifungirana mu ngoro ye, ntiyongera kubonana n'umuntu n'umwe, habe n'abakozi be. Guy de Chauliac yari yaramubwiye ko nta hagomba guhurira n'abantu bagize aho bahurira n'abarwayi, kandi koko byanagenze neza, maze Papa arokoka iki cyorezo. Gusa abantu bose ntabwo bagize amahirwe nk'aye, kuko mu isi irimo kugerageza gucika umujinya w'Imana, ubworoherane burashira. Abantu batangiye gushaka umuntu wateje ibyo byago. Abagomeye Kiliziya, abanyamahanga n'Abayahudi nibo batunzwe agatoki imbere. Icyaha cyari gikomeye muri iki gihe kwari ukutemera Imana ya nyayo, Imana abantu bigishijwe na Kiliziya. Mu maso y'abaturage, ibi ni byo Abayahudi bakoraga, kutemera Imana ya nyayo. Barabafataga bakabatwika ari bazima. Banabashinjaga kujugunya uburozi mu mariba. Abahesha b'inkiko nibo babashyiriyeho ibihano byo kubatwika. Abayahudi bose bo mu mijyi nka Villeneuve bashiriye ku gicaniro. Usibye ibi, iyi ndwara yabaye amahirwe menshi ku bantu bari bafite imyenda y'abacuruzi b'Abayahudi. Bahise bikiza bari barabagurije. Mu myaka 3 icyorezo cyamaze, hishwa magana y'Abayahudi mu mijyi irenga 100 mu Bufaransa, mu Butaliyani, mu Busuwisi no mu Budage. Mu gihe Uburayi bwasaga n'ubwajegejwe n'icyorezo, ukwemera kwa Gikristo kwaramaze kuvaho. Mu ntangiriro z'1949 iyi ndwara yinjiye mu byaro by'Ubwongereza, ihingukira hitwa Southampton na Bristol. Umugabane w'Uburayi wose wari umaze gutakaza 1/2 cy'abaturage bawo. Mu kwinjira mu Bwongereza, iki cyorezo cyari kinjiye mu gihugu kigizwe na 90% by'abaturage baba mu byaro. Ibihumbi by'abagaragu ba Nyakabyizi bari bamaze ibinyejana bahinga imirima y'abatware kugira ngo bashobore kubona ubukode bw'ubutaka buto bo bahingagaho ibyabo. Mu mezi make iki cyorezo cyamaze cyahinduye burundu isano iri hagati y'umugaragu na shebuja mu Bwongereza. Mbere y'indwara, abagaragu bari ikibazo mu Bwongereza. Bari ikibazo atari uko babuze, ahubwo bari benshi cyane ku buryo bahembwaga igihembo gito cyane. Nk'umuryango wa Denis wabaga hitwa Walshamlo Willow muri Suffolk. Ubuhamya bw'uyu muryango bwasanzwe mu bubiko bw'inyandiko z'urukiko. Icyorezo cyageze ku marembo yo kwa Denis mu kwezi kwa 5 mu 1349. Urupfu rwabanje kuza buhoro buhoro mu ntangiro, ariko nyuma rukwira nk'umukungugu mu gihugu hose. Muri paroisse yacu, umuvandimwe wanjye w'imfura William niwe wabanje gutwarwa n'icyo cyago. Yakurikiwe n'umugore we n'abana be 3. Yansigiye ubutaka bwe, imigabane 8 y'ubutaka, kandi asaba kwita ku muhungu we wabaye imfubyi. Mama niwe wakurikiyeho, nawe yarafite imigabane 5 y'ubutaka yansigiye. Uyu munsi njye n'umugore wanjye dufite ubutunzi bukubye inshuro 3 ubwo twari dufite mbere y'icyorezo, ariko ninduzi igihe tuzabumarana. Uko niko abahoze ari abagaragu bagiye bahinduka abatware.
mu mezi make Walsham yatakaje ijanisha rinini ry'abaturage bayo. Abatware bake barokotse bumvise ububabare bwo kubura abagaragu, ikintu batari barigeze bamenya mbere. Ntabwo bongeye kwitabwaho uko bikwiye. Mu Bwongereza hari imijyi yabonye 80% by'abaturage bayo bapfa. Mu gihugu hose ubutaka bwasigwaga na bene bwo bwahabwaga abaturage bakennye cyane ba rubanda rugufi mu gihe gitegerejwe ababuhabwa bawukwiye. Abarokotse barakize. Mu gihugu cyose abo mu byiciro by'abakene nk'abahinzi, ba nyakabyizi ndetse n'abafundi basigaye ari mbarwa, maze bategeka ko bahabwa igihembo gikubye inshuro nyinshi cyane icyo bahabwaga mbere. Ihame ry'ubugaragu n'ubutware ryari rimaze kuvaho. Iyi ndwara yashizeho mu bihugu byinshi by'Uburayi mu 1350. Nta wari uzi igitumye icika. Gusa umwanditsi Yves Renoir mu gitabo yise Conséquences et intérêts démographiques de la peste noire de 1348 avuga ko kuba iyi ndwara yaragabanijemo hafi kabiri umubare w'abatuye Uburayi mu gihe cy'imyaka 3 yatumye bimwe mu bihugu byari bifitanye amakimbirane byiyunga. Ihindura imibanire y'abaturage, by'umwihariko isano hagati y'abatware n'abagaragu. Yakuyeho kandi amakimbirane ashingiye ku bukungu mu baturage. Hari abantu bahera kuri izi ngingo bakavuga ko iki cyorezo kiri mu byinshi byatumye Uburayi butera imbere. Uyu munsi ubuvuzi bwateye imbere ku rwego rwo hejuru ku buryo ibyorezo nk'ibi ngibi tubikumira bitaraza. Gusa ntabwo bibuza ibindi nka Ebola kuza bigahitana ibihumbi. Icyorezo cyo kuri uru rwego kibashije kugaruka. Byagenda bite? Nadusoreje ikiganiro cyo kuri uyu munsi, ikiganiro tubashimira kuba mukurikira.